mushaka umuntu w'umunyabwenge uzi ubwenge buhagije kugira ngo abafashe guhunika imyaka mu gihe cy'umwero. ko muri La Rosine Frere Company Limited tubafitiye serivisi nziza cyane mutasanga ahandi, harimo imyenda y'abageni, y'amakositime mwajyaga mujya gushaka i Kigali, amakanzu meza kandi agezweho, ndetse n'imikenyero myiza cyane. Tubakorera dekorasiyo kandi haba muri sale, muri tente, mu rusengero, ibirori byanyu bikaba bisa neza cyane. Ikintu cy'ibanze gisabwa ni uko ushyira ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Shalom shalom bakunzi b'Icyerekezo TV, muri amahoro, mumeze neza? Umwami akomeza bishimire muri Kristo Yesu. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu yuko Imana igikomeje kuturindira mu buntu bwayo. Nawe kuba ugikurikirana Icyerekezo TV ngira ngo nuko Imana iba yaguhaye kuramuka no kuramba, ndetse ukamara iminsi ukamara n'iyindi. No kubona internet burya nabyo ni ikindi gitangaza cy'Imana, kuko hari abantu, hari ibice byinshi cyane byo ku isi bitari byagiramo internet, byinshi cyane rwose batazi ikitwa wifi ngo ni iki, batazi ngo 3G ngo na 4G ngo ni iki, bagikoresha system iri analog. Yes, ariko hari abandi nabo babashije kubigira. I greet you the people from abroad, those people in the United States of America. We greet in the name of Jesus Christ. The people from Asia, European, just people from England, France, and the other countries, Belgium, n'abandi mudukurikiye mwe, South Africa, Nigeria, Algeria. We saw your comments, Cote d'Ivoire, and the people from Senegal, the people from muri West Africa, badukurikiye mwese ku Icyerekezo TV. Mbahaye yambo mugira amahoro y'Imana. Shalom shalom. Today it is the time for inspiration. Muri kumwe nanjye Mediator, niyo nizera by names, nkuko mumaze kubimenyera. Tuba tuganira cyane, turebera hamwe ku byatwubaka ndetse bikatwubaka muri society yacu tubayemo, ndetse no mu buzima bwacu bwa Kristo. What we are talking about ku Icyerekezo TV muri inspiration, turavuga ngo the courts z'abakozi b'Imana, bishops, prophets, cyangwa se evangelists. Is it true? Nibyo ibintu bavuze, nibyo kutwubaka, nibyo kutwunganira mu buzima bwacu bwa Kristo, cyangwa se mu buzima bw'imibereho isanzwe, kuko tugomba kubaho no mu buzima bubasha kugira icyerekezo. Nta mpamvu yo kubaho tutagendana n'igihe ngo turebe uko ibintu byifashe, tumenye uko ibihe bihagaze. Ndagira ngo mbibutse ko n'ijambo ry'Imana ryarabivuze cyane ngo nurebera ku mutini ngo ukamenya ko ngo nagutya ngo icyo gihe ngo nabyo ngo niko ngo no kuza k'umwana w'Imana bizabimeze. Murumva ko bihuranye no kugenda tugenzura ibi cyangwa se dupima ibihe. Imana ibaho umugisha cyane. Rero mbahaye ikaze mu kiganiro. Dushimira cyane La Rosine Frere Company Limited baba badufashije kugira ngo iki kiganiro kibagereho by'umwihariko muri dekorasiyo no kubona studio za Icyerekezo TV ziba zisa gutya, ndetse natwe bakatwambika bakagira ngo tugere imbere yanyu dukeye tumeze neza cyane, dukora ivuga butumwa nta nkomyi. Turabashimiye cyane. Dushimira na ba cameraman baba bari hariya cyane kuri izi kamera. Mutajya mubasha kubona kuko amaso ya kamera b'imbere dadani ko yaba naho baba bari, ariko n'abeditinga namwe mwese mukomeze kugira ibihe byiza, by'umwihariko staff yose ya Icyerekezo TV. Tubashimira Imana yuko mu gihe ari kugira ngo turusheho gutambutsa ivuga butumwa. Mbahaye ikaze mu kiganiro rero. Utarakana subscribe, duha like yawe cyangwa se comment, ngo na sharing no ku bandi babona ibiganiro bya Icyerekezo TV. Ndagushishikariza kubikora kuko biratwubaka cyane ndetse biradufasha. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira kuki. Uyu munsi dufite inspiration quotes from Bilgaham. Mazimisi nyitekerezo cyane cyangwa se nsoma quotes cyangwa se ibitabo byagiye byandikwa na Bilgaham. Nababwiye ko ari umuvuga butumwa w'umunyamerika, abantu benshi muramuzi cyane kuko ni ari popular. Yagiye akora amavuga butumwa atandukanye cyane ku isi yose, abantu benshi bagiye bamumenya. Yapfuye muri 2018. I think yuko adutegereje kimwe n'abandi bera bose yuko twazahurira mu bwami bw'Imana. Ni umukozi w'Imana. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo may we store up the truths of God's words in our hearts as much as possible, so that we are prepared for whatever suffering we are called upon to endure. We may store up the truth of God's words in our hearts as much as possible, so that we are prepared for whatever suffering we are called upon to endure. Tugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Bilgaham yarashatse kuvuga ngo tugomba kubika ukuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa se kw'amagambo y'Imana
mu mitima yacu uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka, cyangwa se tugomba gufata ijambo ry'Imana tukaryinira mu mitima yacu rikatubamo mu buryo bwuzuye uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Ngo kubera iki? Aravuga ngo kubera yuko ari bwo buryo twaba twiteguye whatever suffering we are called up to endure. Nibwo twaba dusa nkaho twiteguriye umubabaro cyangwa se ibintu bigoranye cyangwa se ibintu bya challenges byo mu buzima dushobora kuzanyuramo, ariko tugomba kuba twakemura cyangwa se sinzi wavuze ngo no guhanduringa, ariko I mean handle is an English words, ariko rivuze mu buryo bwo gukemura ibibazo. Yaravuze ngo tugomba kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu mu buryo bwo bwose bushoboka. Ni amagambo twakumva ko adasanzwe, ariko urebye wasanga asanzwe. Ushobora kwibaza how to keep the word of God, the truth of God, ukuri kw'Imana. Ubundi hari igihe abantu bavuga bakafata ibintu bitandukanye bakabyita ijambo ry'Imana. Njye rero icyo nita ijambo ry'Imana, icyo nita ubuhanuzi nyakuri, it is Bible. Yes, of course, ni nako bigomba kugenda cyane. Ijambo ry'Imana nyakuri ni ibi byahumetswe byibuze dusoma muri Bibiliya, kuko at least nibyo bihagaze neza, bifite igisobanuro gisobanutse gishobora gusobanurira umuntu neza ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko icyo ari cyo, kandi kuko yabyandikije kugira ngo biduhugure, bitwubake ndetse bitumenyereze inzira iyo ari yo yose ndetse y'agakiza. Hanyuma Billy Graham yaravuze ngo kugira ngo umuntu abashe guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose, cyangwa se kugira ngo umuntu abashe guca mu gihe kitoroshye, kuko suffering ngira ngo ni kimwe mu bice by'ubuzima tuzagenda tubivugana. Hari inspiration quote nahoze nsoma nimugoroba nsanga ko byanze bikunze suffering ni kimwe mu bice bigize ubuzima bwa muntu. Nabango rero kugira ngo ubashe guca muri iyo suffering hanyuma uyinduringe cyangwa se uyikemure, ikintu cy'ibanze gisabwa ni ukushyira ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Ngira ngo urabyibuka igihe Jesus Christ yajyanywe ngo n'umwanzi mu butayu agiye kugeragezwa, urabyibuka ko ikintu cyamutabaye ni uko yari yarashyize ijambo ry'Imana muri we, kuko na divo ijambo ry'Imana yararizi, kuko Satani yaravuze ngo mu ijambo ngo haranditswe ngo azagutegekera abamarayika, haranditswe ngo, ariko Kristo nawe yari afite ibyanditswe muri we, cyane ko ari we jambo. Avuga ati nubwo handitswe gutya ariko haranditswe gutya nanone. Mu yandi magambo, iyo washyize ijambo ry'Imana muri wowe bibasha kugufasha kugira ngo ugire na challenge zimwe na zimwe usimbuka, cyangwa se sufferings z'ubuzima ubasha kujampinga. Hanyuma nyirimo gusoma naje gusanga kuri iyi quote ya Billy Graham hepfo muri suggestion cyangwa se mu bindi bitekerezo navuga yabashe nkaho byamuhaye reference. Yaravuze ngo like Joseph storing up grain during the years of plenty to be used during the years of famine that lay ahead. Ubu ni ubutumwa bwiza cyangwa se ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Intangiriro ibice 47. Ushobora guhera ku murongo wa 40 gutyo ukazamuka kugera at least kuri nka 50. Harimo amagambo yiyerekwa ryabayeho rimwe mu bantu bari bafunzwe cyangwa se mu mfungwa zari za Farawo. Hanyuma umwe ngo arota ngo yabonye ngo inka ngo rwose ngo ziminanu cyangwa se zinanutse zibayeho nabi, ngo zibasha kumira ngo izindi nka ngo zimishishe zimeze neza, ngo abona amahundo ngo amwe namwe. Murabyibuka cyane, you have read the Bible, ngo abona ngo rwose ngo hanyuma izo nzozi bashaka umunyabwenge wo mu gihugu ushobora gusobanura the dreams like that eyes of vision, arabura. Hanyuma hari testimony y'umuntu witwaga Joseph wari warafunzwe. Hanyuma haza kuboneka umwe mu bantu bakoraga bati ngifunzwe, ariko hari umugabo twari dufunganywe, hari igihe kimwe twarose inzozi tuzimurotoreye, hanyuma arazidusobanurira. Amwe aravuga ati rwose ibyo warose wowe nibucya baraguca igihanga, nanjye arasobanurira ngo ndasubira kujya guhereza umwami bwami, kandi koko naragarutse. Bati umugabo arimo umwuka w'Imana mumuhamagaye, he can help you, he can give the help, ashobora gutanga ubufasha. Muramuhamagara yari Joseph icyo gihe. Hanyuma Joseph aje asobanura inzozi muri bwa buryo, aravuga ati rero ibyo mwabonye ngo inka ziminano ngo zimiri zishishe ngo by'amahundo, aravuga ngo bisobanurwa gutya. Arababwiye ngo icyo bishatse gusobanura nuko hazabaho imyaka 7 y'uburumbuke, abanyagihugu bahinge rwose beze barye bahage, ababishoboye banahunika, kuko hazaba ari umwe udasanzwe. Dear people, ngira ngo mbibutse ntago imyaka yose ibisa. Ngira ngo some people tugeze muri 2020 mwabonye challenge twagize bitewe na COVID, kuko ntago twigeze twibuka yuko ibintu bihora nyine bihindagurika, hari igihe ibintu bihinduka bikaba byagera kuri zero. Mwabonye ko abantu bari bifite n'abantu babashe kugira savings zikomeye cyane, kuko akazi kenshi karahagaze, ibikorwa byinshi birahagarara, ariko abantu bari bafite savings zihagije bakomeje gushikama mu gihe abandi barimo barasafaringa. Yes, ngira ngo icyo ni kimwe mu bintu byaduha
short testimony. Hanyuma Joseph ngo arababwira ati rero nkurikije ibyo bintu bisobanura iyo myaka y'uburumbuke nimara kugera, kandi koko ari igihe kijya kigera no ku muntu amafaranga akizana muri business, ukabona ibintu biracamo, ukabona ibikorwa byose urakora buri munsi ukabona birakunda, ukabona amafaranga arinjira, niba ukorera amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukabona niba ucuruza urunguka, ukabona niba ari akazi kawe ka buri munsi ukabona karagenda, niba ari aka leta bagukorera audit ukabona ibikorwa byose biragenda neza cyane, abantu bakavuga ati uriya muntu arakora, abantu bakagutangira ubuhamya. Yes, that time ibyo bihe bibaho, ni ibihe ari by'uburumbuke nyine bikunda kubaho, umusaruro ukaboneka, ayo mezi abaho. Hanyuma Joseph arababwira ngo ariko impamvu mwabonye ari igitangaza cyane, hazaza iyindi myaka 7 noneho y'inzara, aho noneho rwose abantu bazasigara nta n'urwara rwo kwishima. That is how maybe I can suggest to say, bagasigara bakennye, nta kintu bafite, nta kintu bibitseho. Aravuga ngo rero icyatumye Imana ibitubwira ni ukugira ngo twige tugire lessons dushobora gukura mwaho ngaho. Ni irihe? Yavuze ngo mugende murebe umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga, hanyuma uwo muntu w'umunyabwenge buriya Joseph yakoze akantu abantu benshi babuze, ntago abantu tukigirira icyizere. Niba uzi kuri umunyakuri, why can't you stand there ngo ugende uvuga ati ngende umunyakuri, I am sure yuko ibi bintu ushobora kubikipinga nkabishobora, ariko ntago twabishobora cyane. Ariko bisaba ngo tujye kuzana za CV ngo aho nakoze ngo uburyo ki, oya ushobora no guhagaruka vugijwe ati nge nakoze imyaka 5, mfite imyaka 5 ya experience muri aka kazi, kandi nizeye nakidikanya yuko nako kanyu nagashobora, byo bikaba byagije. Ati rero mushaka umuntu w'umunyabwenge uzi ubwenge buhagije kugira ngo abafashe guhunika imyaka mu gihe cy'umwero, kugira ngo tugira no mu gihe cy'amapfa azatugoboke. Baricara inteko yose batari ko ubundi uwo muntu twamukura hehe urenzeho, yari Joseph. Yes, hanyuma Billy Graham nawe akora comparison y'ukuntu dukwiye kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu rikazadufasha mu bihe bya suffering na challenges. Yaravuze ngo nkuko Joseph yabashije kugira ubwenge bwo guhunika, kuko Bibiliya itubwira ko uyu Joseph uvugwa muri Bibiliya ngo mu myaka y'uburumbuke uko ari 7 igihugu kirera koko ngo gisenyukamo imyaka, ngo ahunikisha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko iyo myaka 7 ingana, abihunika mu midugudu, hanyuma imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu wose ayihunika muri wo. Joseph ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, ageza aho yarorereye kubara kuko itabarikaga. Murumva byamusabye imibare, nawe byamusabye imibare ati okay, kuko nabonye iyo bigeze muri ubu buryo bihinduka gutyo. Umwero w'aha hantu ntago ari wo w'aha hantu. Hari abantu bagira ngo niba yacuruje muri Huye bigacamo, najya no muri Kigali bizahita bicamo direct cyangwa n'icyango cyangwa Gisenyi. Hoya sometimes buri field igenda igire ku buryo ki umuntu ayiga akayikoreramo. Joseph rero yarabizi. Hanyuma rero Billy Graham yabigereranyije neza cyane, avuga uburyo umusomyi mwiza w'ijambo ry'Imana, umuntu uko kuvuga ko azi ijambo ry'Imana, nubasha kurikipinga mu mutima we ku buryo nagira n'ahantu bitazamusaba ko ajya kuridinga Bible, rya jambo yabitse yasevinze muri we ari ryo zizamutabara. Nicyo cyabaye ku Banyegiputa mu gihe inzara yari imeze nabi rwose, ewana harya umugabo hagasiba undi, niko navuga. Joseph yari ameze neza cyane muri stock y'igihugu, avuga ati ngibigori bireze n'ibinyampeke byose byari bihunitse ahantu, ahubwo abantu bakajya ku exchanginga. Nubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe mu gihe cy'inzara, abantu bazaza kugushaka, utangire ubaha ibihumuriza, niho zango zizasenyuka bati muhamagare runaka we yarwubatse neza, kuko hari icyo uzaba waragendeye urwubaka. Hanyuma umuntu aba afite ibibazo, yumva yagize stroke cyangwa se stress cyangwa se yumva amerewe nabi, avuga ati ariko buri washaka umukozi w'Imana mediateur namuganiriza ikibazo cyanjye, wenda akangira inama cyangwa se akamuguza iby'ijambo ry'Imana. Niho handi uzasanga abanyamibabaro bazakugeraho bakwisangira bavuge bati dear friends, dufite ikibazo tumerewe gutya. Kandi umuntu wabitse ijambo ry'Imana azabafasha mu buryo bwo aribwo bwose, bwaba bwo mu mufuka, bwaba n'ubwo mu bitekerezo. Ntago azababwira ati mugende mukore. Hari aba motivational speakers mu gihe batubwira ngo muzakore, ngo nanjye narakoze mpera kuri iki ngo ngera kuri icyo. Oya, abo ntago ariko, ahubwo icyo gihe iyo umuntu yabitse ijambo ry'Imana avuga ati okay, hari ubufasha naguha, hari business I can just open, nanjye nkagufasha ukagira indi ntambwe ugeraho, hanyuma ukiyubaka. Imana ibaho umugisha cyane. Rero ni ikiganiro time for inspiration, nabararikiraga cyane by'umwihariko kubika ijambo ry'Imana mu mitima yanyu, niryo rizabafasha guhangana n'ibiza n'ibindi bihe bidasanzwe bijya biba muri miriye yacu ya umuntu cyangwa se y'abantu. Imana ibaho umugisha cyane. Reka nizere ko time for inspiration muzaba mwayikurikiye mu kiganiro cyacu cy'ubutange. Nitwa mediateur niyo nizera, kandi subscribe, uyikande, like na comment yawe. Imana ibaho umugisha cyane. Bye bye.